ko ibyo bitoki utabirunda vuba vuba ngo tubitara urabona tutarabitara narindi kubirunda nayo ngiye kubitara dore reba nibyo narindimo ndi kubirunda nawe rwose ubukora wineza rwose nayo ngiye kubirunda ngo tubitare bwagira vuba se ko mbona ari bikeya nta bindi wasize mu rutokira nabimazeyo byose banza baranabitwibye kandi nawe wabinyiba wantururira oya rwose ntabwo nkubeshya dore mu rutoki ntabyashize kamwizere ni ukuri kw'Imana rwose mu bitoki byashizeyo shaka nze mpamagare cya Sarupongo nacyo ndi kubona cyatinze atazana iyo nzoga vuba haranayifata se sha ariko umva amaze kunsuzugura muri iyi minsi ndanamwirukana nazana n'undi akazinzani ala ndakumva umva ariko iyo nzoga uyigejeje uri kubona abakiriya batayishaka ndimo ndazamuka ngiye kubageraho bihanganisha ubu baganira banguka ariko nawe muri iyi minsi rwose sinzi kabisa naje nabagezeho banguka sawa reba igihe uba uziye habaye kure rwose haraye rwose rwose muri iyi minsi wowe ndaza kukwirukana iyi bidokunda ingana irarengaho amacupa 3 amacupa 3 urayishyirira nayo mba nagerageje kugira ngo mbone ukuntu nabona n'akandi gafaranga ku ruhande umva ahubwo ngubwo uko nkwiyize wayazana nayazanye ubwo se arimo uretse nze nyikwereka ukuntu ingana niba arimo turaza kubivugana ariko sinzi ko wayazana wowe kabisa mbikwereka ariko yanakuvunnye ubanza narimo banza ino nzoga arimo ayo macupa arimo kabisa rwose ahubwo se usuranyishyura ahubwo reka mubwire ko raha nayo urayamariko rwose ndayaguha uno munsi wowe ese ubundi warusogongeye wumva ruryoshera urumva naza nikoreye icyo numvishe se wamugane nanjye narindi kukubaza ubusa ntiwaba utarunyweye rwose ubanza ariko uno munsi utanyweye rwinshi kuko iyo uba unyweye rwinshi sinari kugukira ahantu navuye ntabwo nari kuvayo ariko uno munsi wakoze akantu k'ubwenge rwose ariko unafite n'ingufu Nyiraki ufite urwagwa yego sanze aribwo rukinahagera kameze neza umva kanze musogongeze wowe akira rwose shamwana noro kararenze none mwarengejeho umunsi umwe wana urumva rumeze utese ko aribwo rukihagera n'umuriro ndakurahiye yego umva ruraryoshye rwose nakanona ariko umva nakanona sibyo mbamubwira rwose wumve ngo ngiye ngomba kukurebera ikintu kiratuma abantu oya wowe tegeka rwose turi kumwe rwose muzee niwo wakazanye mushyuhe yagire nyifata bagererayo pesa mibiro abikoze barabikoze kabisa uri kwaka rukugurumira nibwo nyagero umuhogo sindawubona ndakurahiye amaguru nayo yewe amenga rwese amigo ongera karitiro nangahe umva ni 300 yonyine gusa 300 umva ariko nawe n'urwumva ariko mwakabije 25 oya reka nkubwire urwarwa rumeze utya zanatiya turukubite tuniryamire twigaramire dusinzire rwose reka nkubwire urwo rwarwa rumeze neza uzuza 300 nawe urataha wishimye rwose nzana bakira ruhite rushira ku kanya kuko ntabwo 25 koko urwarwa rumeze utyo nawe se ushaka kunsubiza ku isukara umva uri kurwumva nawe rwose uzuza 300 ubundi nkwereze umva urataha wishimye 300 yaza kutubana make nicyo kibazo 25 wemeye dukoro senkani rwose mwihangane nanjye rega niko mba naranguye mba ngira ngo uragira ngo munsubize ku isuka ko si ugusubiza ku isuka tuba twavunitse ikibazo 300 300 rwose okay kanze
ndabwo ugenda resitora mpamagara ababire banjye si wumva se ahubwo ahuvuza akantu kazima rwose kuri turuwasi ngiye gushakisha uburyo kimpamagara sheri wanjye umva noneho birabaye ararukunda kundenza oya rwose muhama njye naratomboye nabwo yashaje fasha nyefashirize tuzahatwika ariko se wamfashije noneho urumva ariko ukuntu tuzahatwika ni gashya ariko urandebera ibitoki atari byinshi na yego kasha hano bahita kwa Nyirakimonyo sinzahava ndakurahiye oya rwose ngiye Nyirakimonyo barabizi mpereza abantu inzoga ziryoshye ikaritsiye ngira amayinite rwino na bino bitoki bizajyamo umva bizajyamo n'ibitanajyamo turarwongera mwana ushaka urwongere kabisa ariko kakagwa ni gashya ariko urabizi ko nanjye ndi kanyora ese nubizi ko nanjye ndi kanyora nzagutumira we 300 niyo nanywa amacupa agera muri 5 cyangwa 3 urwago iyo rwahiye urugurisha nani nturuzi wa mukobwa ngo ni Nyirakimonyo ndamuzi ndamwibuka urabona ufite akabari ariya ni mushiti wanjye shanye njya kunywerayo njya kuhatwika uzamubaze wumve ko atanze se Alo? Bebe bimeze bite? Bimeze sawa. None naryamye nigaramiye naguye ku muntu bita Nyirakimonyo uramuzi? Ndahazi. Ibyo nakubwiye ntajya mu Rwanda hari akagwa gahiye ni mubi cyane. Uri cyaka ndakuraye nawe urumuguru wese wishima noneho yego ngiye kuhatwika akagwa ndi tayari narindi kumwe na wa mushiti wanjye nari ngiye kukubwira ngo mubwire turi kumwe shawe turi kuhatwika ndabizi nawe ni cyaka nabonye akunda akagwa kuri wenda nawe twaza no kumubwiriramo tukamugurana nawe rimwe akazaduherekeza akadufasha tukareba ko twarangiza fasta ndabona imvura yaratangiye kugwa gake gake ntiwumva se ahubwo nicyo ubundi nicyo nkukundira simbuka mbega guruka okay sawa mva mugwaye wakunda urwagwa aranyumvira ararukunda kabisa kawe tuwanye ni cyaka arandenze se burandi mwasinda ngo murwanera reka dukundana kuri reka nagiranura bire mujye mukundana ariko ari nako mu ntezi imbere rwose urabizi nta uri muntu tujya tugurira oya rwose ngiye Nyirakimonyo murabizi genda mwamamaza mudugudu wose bamaze kumenya Nyirakimonyo muzajya munyamamariza kabisa barunda vuba tugende mwana tugende kwa Nyirakimonyo tujye kuhatwika wowe ikiza cyawe ni giumpopa ari giumpopa nicyo gukundira muri oya ndakunda abantu muri aba akagwa bagukopye niko karyo kurenza ko wishe warubizi aho ngaho nawe wabunyite amanga rwese ni gusu wabunyite aho izo story waruzizi oya kariya yajyanye Jesse mubeshya iyo ngiye nta nubwo kurya nirirwa nkenera kurya uzikuntu kaba kameze ariko ahubwo wowe nzajya mukuka ariko nawe uhita unyishyura ka make nk'icupa rimwe urabizi nyine naretsegera akikopesha renze icupa nuko ndi kubona abo batinda ntabwo ari ugutinda bageze mu nzira ni cyaka nimbwira ngo ni cyaka reka uramubona azangura nzakora akaryoshye Nyirakimonyo shagira urwagwa erega ikibazo uri kugenda gake nawe ni nzagwa zawe ako reka nkubwire shagiye twagira ahubwo umva niba banguke rwose bayumve umva bayumva ariko uri kubyumva ariko nawe shanyirindira ariko se wabangutse wandinze ariko se bakubwira ko tugiye kwinywera akagwa hariya kameze neza nawe warangiza ukagenda wigendera gake ubundi wabaye rero ese ko mbona batinze ra atinze se nibyo si byo by'abagore nyamvuga se ni
ariko baraje nawe kurakare dore ko ushobora no kurakara simbona ari ngaho ari ibyo by'abagore nyamvuga se asebe mwari mu kigihe turiko tugira bya bitoki se tuzi ko wansize mbigira afurahije ko numva ari sawa wakumvise wakaranguyesha umva nakaranguye ahantu umva nibanga kabisa kuko ejobundi nanjye ndimo ndasatura ibitoki ngiye kurira ejobundi nanjye uzazana nawe wari umeze utyo bya bitoki wabisatuye nabisatuye nibyo n'iki gituma nkunda umugore wanjye naratomboye yakasabwa umva niwane ni so fresh wakumvise sibyo bavuga se gira si cyakora nicyaka zitoraze ubuzima nicara yanze banza mvuganira na nyirabudoye wanjye nyirakimondo ukuntu tugiye kubigenza urabona ko uramugura ari cyaka buri wese namucika shyiramo rimwe kiramo shyiramo atatu shyiramo atatu wabaye gushyiramo se ka litiro mukakagwa gake ariko munaga kamwe kajyamo atatu ntako shyiramo rimwe ndagura ayandi ntacyo nta ribi rwose reka njye bashyirire muri litiro umugore wanjye wamubonye cyaka dore ko mwanyise cyaka uriya we rwose wari wamwitegereje uriya wari wamwitegereje pole tukinywera tukisinzirira tugateta nk'abana oya rwose mwebwe mumeranye neza twariteteye disi we yego mama shenge nimba ari ukiryoshye umva iraryoshye kabisa yego mama shenge karibono natombaye mauri kweli maribori yanjye ninjye watombaye abandi baribeshye mbe ariko jya uhaguruka disi we nzajya nguhereza ikintu wicaye mama shenge haguruka wakira umugabo wawe ukunda dore nawe umukunda kugira ibondo ryanjye yego disi we ariko sha gusa ko mbona ugiye kukamara mutamaye cyaka shauri cyaka Erega. ubwira ngo ni cyaka ntabwo turenga aya shawo ya mwana ufite imbaraga zo kuyakorera nawe undi sinari kuzamukira ndakurahiye ntayasha mujye mureka rwose umuntu yinkwera rega shaka bakaryoshye niyo mpamvu rero urakumva sinagahereza nanjye sinagahereza ariko mwana shazi ko ntawe uri nka ugakunda kubi gusa reka mwihere byiza mapesi bitwaye ntacyo bitwaye nyine urareba ibyo nyamvuga da bya bitoki twabyiza twabikase urwina nabonye ruribuze kuba rukeya nyine niki gituma ngukunda rero turaza kongera nyirakimo urabizi zana irindi mukobwa kazane kazane ni cyaka zamubye nuko mfite imbaraga zo gukora nawe ubundi nari no kuzagurisha isambu ariko ndakunda turakundana ariko nari bitamutwara kuriya mutipe ngewe urabona namukanye kimonyo wanjye kimonyo namutwara umva kaza nizane nuko mfite imbaraga nawe ubundi ni ibibazo sindagusubiza we yego sha mama shenge karyoshye umva gato kararyoshye ariko ndi umugabo kandi ntore nishakira inama intore yishakira inzira n'ibisubizo umugabo ufite azibeshya agiye kubwira ngo ndi cyaka ariko sha mu rugo rwanyu harimo urukundo siko ngewe umugabo wanjye agenda akakanywera iyo simenya naho yakanywereye njye se nawe mfite n'inshuti nk'iyi nkanamuzana ngo dusangire akabyemera ni ikibazo umugore wanjye rero dore naritomboreye anone ari igihe nsanga yazanira nka batanu mu rugo nzanye nka litiro imwe reka umugabo ugira urukundo reka rero mubwire akambwira ati litiro ndayisangira na bagenzi banjye nta mpamvu yo kunywa twembi ntabwo uciye mu ijambo reka mubwire muzazane basi muze kudusura natwe iwacu mureko mwatugira inama natwe tukagira urukundo nk'urwo mufite yabyumva yasha umugabo wanjye yabyumva sebe yumva iyo hagize umuntu uza mu rugo aje kumugira inama nkukubiza njyawe hari umuntu uko kunganira agaceceka nyine namubwiye tuzajya kubagara ibishyimbo si byo si wabyemeye basha tuzajyana wabyemeye ntabwo ko tujyana gutya Yakubwiye se? kago karyoshye gutya wamara yakubwiye ko bahita mu bikunda se kuri wa musozi yahambwiye mu bikunda numvishe nanjye mazi urahazi ndahazi yahandangiye numva ndahazi ahubwo dore ukuntu bimeze mbe wambwiye ko hari imyumbati se hari irimo ahubwo uzagira uzana agafuka uzagira uzana agafuka ugomba kuzana agafuka iyo yazana agatebo ntacyo mva kugira inshuti nkamwerega nta n'ukuntu oya ibintu se twabimaze iki twebwe
inzoga ko numva irimo intuze Wakumva ari akabetezi kenshi niko nyine kakwica akangaka ariko jere ndakomeza kwaka amacupa y'uko ejo ndi Patrick azajya ku ishuri hari ibikoresho twari twazana atariki yageze se ejo bundi umva shere rekera tugire tumare mwaka dutahe ya papa ma nta kindi nta kandi dufata kandi ngo muhogo ntacyo ko nanjye mfite umunyeshuri abana banjye bura abana banjye niko nkorera ugira ngo ari ikindi nkorera wakorera iki se udakorera abana banjye kandi dore ikintu gituma nkunda umugore wanjye ni ibingi baba nkorera nta kindi erega umwana ni umugisha ntabashaka urugo rwacu umwana se ko ari umugisha udakorera umwana wa mubyaye wakorera ako kantu kabisa dore buriya nari kuyinywa nkayirangiza ako n'akantu kaba gakenewe ntabwo wakareka burundu ntabwo wakahereza ahubwo gakeya ariko ukazigamira umwana uranywa babitwara uranywa ubwo ni iki gituma akantu kose iyo nkabonye nagasangira n'umugore wanjye kuko hari aho neza agahita abwira ati garukiraho kakanywa murimo no kuganira ubu yaba tutari turi kumwe nuko byari birangiye ni ukwinywera ntisinzirira nkagarama nk'akana gato geragera rero katarangiza aka gacupa shasi ubu twagasiga ariko njye ngo ndi inzoga iri no mu gacupa ntakirere yego disi mama shinji wanjye bebe wanjye noneho nari mpamagaye Simoni na Mariko mbabwira ko ngiye kubagura agacupa kamwe urumva reka turebe ko baza tukabagurira niyo twasiga bari kukanywa tukagenda ariko yaba ari ikosa icyo nzi cyo baje ni inshuti zanyu urabizi Simoni na Mariko ni abana beza ubwo zicyagiye umugabo wanjye yari ari mu bitaro baje kumbagarira ibishyimbo bukeye bagaruka umva bambagariye kabiri ese bageze ariko akoshara abagabo n'abana beza bazambye ko bageze kuri kaba karyoshye gacya batanakabaye baba bahongewe muri kagara mu kayeye kabutagaye bara ni intwari nizo bara ni intwari muri karitsiye nandi mpamvu zo guca mu barembere mukomere yo Simoni salamu ayo wadusogongeje se oya rwose kanze basogonge tiravuga banumvishe muracyo kaba kameze fresh uci ibintu bigacitse ntabwo ngomba kukugurira ubundi bawisomera no kurara Simoni ayo manyu ndishoboreye Simoni wa oya rwose umva ni musogongere ni umve ni 300 bamwita nyirakinyonyo nari nabahaye agaheha ariko mukoresha ibintu byose no kubimanaginga soma ko nabonye urubasha no kureba cyane umva sinarumara ariko ruraryoshye kabisa yo baranyeho Simoni wacu ntabwo se n'abagore bari gukorera urangije mubizi nozomana kumwe n'undi mama shenge wanjye dini ndemo nkora kakana hararuguru ni inshuti yanjye ariko se Simo baka kandi ubundi Simoni urangira rero nuri inshuti yacu ejo bundi cyagiye ntiwaje kumbagarira ibishyimbo umugabo wanjye ari kwa muganga basa amakuru ya karitsiye se amakuru na ariko se reka nkubwire kagira inkuru sha reka kumenyereye kabisa wamenye ko kameze neza ariko wakumvishije wamenye ko Kimonyo bamufata n'imyumbati y'abandi nyirabuzungu azindutse yataka muri karitsiye ati nibibazo abantu basigaye bara uyu nguyu yongeye kugura iyo myumbati bumuza uterekareka ari inyuguze niyo myumbati yongeye kuyigura niyo yatangira byo ari inyuguze baba bamujyanye da ose yanyumbati burya yariyibwe wa mujama wawe nisikora mujama burya na ibyo twaryamye se ntabwo twaryamye saa 11 za mu gitondo ati mu ntabare ati dore n'ibibazo ati dore mfatanye umuntu imbaza ngo imifuka ingaye ntubimbaze dore ngo umugore wanje ngemba nifite n'akantu kazasha waje nawe ukabona uhagaze ruze kunyumva birarangiye kandi nicyo kiba gitumye mwangana ariko Simoni ntari kugira ngo uramuvandimwe ni inshuti yacu tujye tumuhanura ariko Simoni ni umwana mwiza umugabo n'uwakoze nta umugabo ari uwiba nari kuri amujama yitonda n'ukuri Mujama njye namuzi kuva zamani tucugura amatuwarete muri karite ibibanza tubarangiye na cyiza cyane ntukabona umugore wanjye ameze gutyo ugira ngo naravunitse bro kirasoma kanivimvira agacuma Simoni ndamuzi iki karimo imbere uyu ndamuzi zamani
uyu kera ntafite n'amafaranga ntukamubone gutya. Nguyu turamuzi anyomoresha amatafari ruguru iriya akaduha akazi ko kuvoma, turamuzi kera yari umukire. Ahubwo ukuntu njye byaje kumucangana, ahubwo nashaka Umva se. Hano urabizi ndakwemera kandi uri umwana mwiza ntari birya. Muri keretse baranyemera. Umva cyane nanjye ndakwemera. Ariko gabanya agacupa nukurure ko washaka n'umufashe reka. Reka umugore n'umutima we. Simoni dore nanugabona Umufashe wa mbere. Uzagera N'agacuma kanje. Aka gacuma ninapfa n'umwuzukuru n'ubuvivure bwanjye muzakamwere muzakamene. Sinzi kintu azasobanurira umuryango uzaba usigaye. Ako sima ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ukira umwana. Inzoga nta mwana ufite nta n'umugore nese ubwo ufite ikibazo. Urumva ibintu rwagaraga abana bano Ese uko mukira abana mwabwize kunywera mu gacuma. Umva bakandi kanyo ndagaba n'ikatu. Oya, uretse. Tugende. Mo. Tugere sheri. Ruka. Mama Orunera yumva. Oya, Mama Orunera uranyumva? haguruka ariko. Simoni. Ego. Ndakubwira ko ngiye tujye gushaka Simoni urabizi ko ufite abana tujye banyeshuri. gushaka. Igihe cy'abanyeshuri kirageze rero wambwiye ko utazazana umugore wuwe. Nasi bizi ibibazo byose. Kanshaka kuryo kinajya gushakira abandi ibikoresho. Yego nabo bakuye mu kabari n'abagabo. Oya. Ayo baje kugura Yamboga nisomera agacupa. umugore agucyure Uzabona ubwo n'ubwo umugore Rusengera tugire ku ibitekerezo bitari byo. Aya cyenda mu gihe. tugere tugende. Zagira mwebwe ngire mama.